Uwiteka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Nkaba mbonera akanya ko kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tugiye gutangira iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Nkaba mbasaba ko duhaguruka kugira ngo twishyire imbere y'Umwami. Turaririmba iyi ndirimbo, nyuma yaho buri wese aragira icyo abwira Umwami. Mwami wakomeretse, nitwe wasiraga. Buri wese nagira icyo abwira Umwami. Data wa twese uhoraho, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abera batubanjirije, Mana y'abera turiho, uhoraho, amaraso yawe wamenye ku bwacu ari Golgota akomeze kuba hagati yawe natwe. Mwami, dufitanye gahunda nawe muri aya masaha, wayoboye intambwe zacu, watugejeje hano. Turakwiragije tugusaba ko uturambura ukuboko kwawe k'ubushobozi udufasha, kubera ko warabyivugiye ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, nzabana namwe, nzaba muri mwebwe. Iri teraniro turarikuragije Mwami. Bene data batari bagera hano turabakuragije, abataza kubasha guterana uyu munsi bitewe n'impamvu zitari zimwe, uza kutugenderera nabo ubagenderere, utangirane natwe, usozanye natwe. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Turasoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 3, usome no mu Baebraniya igice cya 12, turahera ku murongo wa 3 tugeze ku wa 5. Turahera muri Yohana igice cya 14, turasoma umurongo umwe, umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abaebraniya igice cya 12 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point âme découragée. Abaebraniya igice cya 12 umurongo wa 3. Et vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Murongo wa 2. Ayant les regards sur Jésus,
qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix et méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Uwiteka atanga umugisha ku bw'amagambo ye. Yesu Kristu niwe byose, nk'uko twanabibonye ku cyumweru. Niwe umuryango bafungura utuma intama z'Imana, intama ze zinjira mu rwuri, kubera ko ariwo muryango abinjira muri urwo rwuri niwe bacaho, niwe ubakira. Ariko uburyo babasha kwinjira muri iryo rembo bibanza guca mu ivugabutumwa. Iryo vugabutumwa akaba ari we rihamiriza, kubera ko ariwo muryango, abantu bakabona iryo rembo. Noneho uwo nguwo Yesu ari we rembo, ari we ugomba kubwirizwa n'abatumwe. Ivugabutumwa ni uburyo bwo kurarikira izo ntama zigomba kwinjira mu rwuri, umwami akazakira, kubera ko Yesu Kristo ari we byose. Tugiye gufatanya mu ijambo rivuga ngo, nk'uko tumaze kubisoma, abitangaza bivuga ngo ni njyewe nzira, ni njyewe ukuri, ni njyewe bugingo. Niwe nkomoko ya byose, niwe shingiro. Icyaha kimaze kwinjira, umwanzi Imana imwemera ko agaba igitero, abiba kutizera. Yegera Eva aramuganiriza, nyuma yaho Eva nawe abasha kwegera umugabo we, nk'uko ibyanditswe bibihamya. Umwami mu gihe yaje abasanganira, ahamagara Adamu, Adamu uri hehe? Adamu yahise asubiza Uwiteka ngo nabashe kumva imirindi yawe, noneho twabashe kwihisha. Uwiteka kubera ko arazi byose n'ibyababayeho, aterura ijambo abaza Adamu, ni iki cyatumye mubasha kujya kwihisha? Ngo twumvise imirindi yawe twabashe kujya kwihisha. Ariko mbere yaho basabanaga n'Imana. Icyaha cyahise kibatandukanya n'Imana, ubwo busabane buzamo igitotsi. n'Imana yise iza inabahamagara ikoresheje ijwi ryayo. Naho ngaho tubibona no mu isano rishya, Yesu Kristu aterura ijambo avuga ngo ni njye mwungeri w'intama, intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Umwami ahamagara intama ze akoresheje ijwi rye. Intama ze nazo kubera ko zahawe amatwi yo kumva iryo jwi ry'umushumba mwiza. Muri Yohana 10 ngo intama zanjye ntabwo zishobora kumva kwakira ijwi ry'abitumye, ariko intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Ijwi ry'umushumba mwiza ni ijwi ry'ijambo rihishuwe, nk'uko uyu mwami mu gihe
arimo abaza ngo abo hanze bamfata nkande. Intumwa zigatangira gusubiza zivuga ngo bamwe baravuga ngo uri Yohana, bamwe barakavuga ngo uri umuhanuzi, uri Eliya. Yesu Kristu ariwe Mana nzima, Data wa twese, ari mu ishusho y'umubiri. Abo bigishwa be ahita babaza ngo mwebwe mufata nkande. Impamvu duhamya tuvuga ngo Imana Mwuka, nk'uko yabiteganije, nk'uko yabigambiriye mu buryo bwo kuza kugira ngo ibone urubyaro, byasabye ko iseruka iri mu mubiri. Umubiri wabyawe na Mariya, ariko Imana yaserukaga muri uwo mubiri, ntabwo yigeze ibyarwa na Mariya. Niyo mpamvu nk'uko n'ibyanditswe bivuga, Yesu Kristu ariwe Mana mu gihe cy'uriya munsi mukuru, umunsi w'ubukwe, yari yatashe ubukwe muri Yohana 2. Mariya nawe yari ahari. Biza kugera igihe vinyo banywaga ihita ishira, Mariya ava mu cyicaro cye ahita asanganira umwami amubwira ngo abantu bashiriwe. Yesu Kristu, Imana nzima, utabyawe Kristi, utabyawe na Mariya, ariko Yesu we yabyawe na Mariya. Kristi aterura ijambo avuga ngo mugore, n'iki hagati yanjye nawe? Iryo jambo mugore, impamvu Yesu Kristu yise Mariya mugore, nuko bihuye n'ijambo ry'ubuhanuzi hariya mu ntangiriro, mu gihe Satani yagabaga igitero akiyererana Eva, akabiba imbuto ye. Mu gihe Imana yari irimo ibaza Adamu ko mwabashe kwihisha, byagenze gute? Adamu yahise asubiza Imana ngo rega, kubera ko twabonaga twambaye ubusa, niyo mpamvu twagiye kwihisha. Ariko na mbere nta myenda bari bafite, ariko nubwo batari bafite imyenda, hari umukenyero w'ubwiza bw'Imana bari bakenyeye. Uwo mwenda w'ubwiza bw'Imana, bitewe no kutizera, Satani ababibyemo kutizera ubwiza bw'Imana, barabutakaje. Noneho Imana ihita ibaza Adamu, imubaza ibibazo bibiri. Ninde watumye umenya ko
wambaye ubusa. Adamu nawe mu gusubiza Imana ahita yibwira ngo, ntabwo yahise avuga ngo umugore niwe watumye nambara ubusa, ariko Adamu imbere y'Imana yahise abwira Imana ngo, umugore wowe Mana wamaye niwo watumye nambara ubusa, wariye kuri cya giti cyo kumenya ibyiza n'ibibi. Adamu kubera ko yari ikiremwa cy'Imana, nubwo umwanzi yabashe kubatera akabashuka, ariko yari afite umutima ukeye, ahita asubiza Imana yibwira ngo, n'igiti watubujije twakiriyeho. Noneho Imana yita ibaza Eva, ntabwo yabashe kubaza Eva ngo wariye kuri cya giti isobanure, yahise imubaza ngo, Eva wakoze iki? Eva nawe mu guterura ijambo aravuga ngo, inzoka ntabwo yanshutse, inzoka yanshukashutse. Inzoka yari aho ngaho, Satani yari yifashije inzoka nyamaswa, hari ibyo inzoka yari yakoze. Noneho Imana ntacyo yabajije inzoka, yahise iterura ijambo aravuga ngo, wa nzoka we, bitewe n'ibyo wakoze, shize urwango hagati yawe n'umugore, urubyaro rw'umugore ruzaseruka rukumena umutwe, nawe uzarujya ku gatsinsino. Uwo mugore bavugaga aho ngaho niwe mugore Yesu muri wa munsi mukuru w'Ikana asubiza Mariya, mugore ni iki hagati yanjye nawe? Ibya Mariya byavuzwe kuva hariya mu busitani bwa Edeni. Noneho icyaha kimaze kwinjira, Adamu na Eva bamaze kuyoboka umwanzi, nk'uko n'ijambo ry'Imana ribihamya. Mwene data yanadusomera hariya mu ntangiriro igice cya 3 murongo wa 20 ukamanuka. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwo mugabo ni Adamu. Eva yari umugore. Adamu araterura aravuga ngo, uyu nguyu agiye kwitwa Eva, niwe nyina wa bose, nyina wa bose. Abatuye kuri iyi si niwe nyina wa bose. Niyo mpamvu ibintu by'ivangura nta n'umwanya byabona. Nyogokuru wa twese ku isi ni Eva, nk'uko n'ibyanditswe bimaze kubihamiriza. Abanyarwanda Bibiliya batari banayisoma bakunda kugaruka kuri iryo jambo. Ntabwo bavugaga kenshi na kenshi ngo mwene data, bavugaga ngo mwene mama, umuvandimwe. Twese ku isi hose inda twese twaturutsemo, nk'uko n'ibyanditswe bibihamya. Nyogokuru wa twese utavanguye ni Eva. Yita uwo mugore Eva niwe nyina wa bose. Naho ngaho bikomoka, kugira ngo turusheho gusobanukirwa iby'abavandimwe
n'ubwo buvandimwe bisaba ko abantu babasha gusobanukirwa n'iryo jambo. Abavanda imwe yandi y'umugore, uwe mugore Eva, wenda data namanuke akomeza dusobere ibyanditswe. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Adamu amaze kwita uwo mugore Eva, Imana ni urukundo. Adamu na Eva barimo bamaze kwiyemukira, ariko uko byagenda kose Adamu na Eva nubwo bacumuye, Satani akabatandukanya n'Imana. Imana ntabwo ari kubiyakana, niyo mpamvu byabaye ngombwa ko yica inyamaswa ihita ibambika imyenda. Imaze kubambika imyenda kubera ko bari bamaze kujya mu ruhande rw'umwanzi. Hari icyemezo Imana agomba gufata. Mwene data nakomeza dusomere. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti. Dore umuntu amaje kuba nk'imwe muri twe. Iyo imwe muri twe ninde? Ubwo yagiye mu ruhande rwa Satani, ayobotse umwanzi, kubera ko umwanzi niwe watumye bajya ku giti cyo kumenya ibyiza n'ibibi. Icyo giti cyabatandukanye n'Imana. Ubwo umuntu abaye nk'imwe muri twe, iyo imwe muri twe yabashe kubosha bakamenya ikibi n'ikibi, ninde? Ni Satani. Ubwo bayobote Satani, hari icyemezo Imana ifata. Mwene data dusome. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo. Atarambura ukuboko kubera ko yayobotse umwanzi. Atarambura ukuboko agasoroma ku mbuto y'igiti cy'ubugingo ngo abeho iteka ryose, kandi yayobotse umwanzi. Hari icyemezo Imana ifata. Naho ngaho twasomye ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana igiye gufunga inzira hariya mu ntangiriro bitewe n'izihe mpamvu. Niba Satani Adamu na Eva bamuyobotse, ntabwo bagomba gusoroma n'imbuto yo ku giti cy'ubugingo. Iyo mbuto abantu bagomba kwisobanukirwa. Niyi iyo mbuto nimwe. Adamu na Eva bari mu bustani bwa Edeni, igiti cy'ubugingo gihari. Icyo giti cyeraga imbuto imwe. Igiti cy'ubugingo cyeraga imbuto imwe. Niyo mpamvu ubona ibyanditswe uko Imana bihumetse, iyo mbuto imwe Adamu na Eva baryagaho batari bacumura. Bamaze gucumura, Imana irababuza ngo ntibakore kuri iyo mbuto, kubera ko bigomba kuzagera igihe abantu bakajya kuri iyo mbuto bakabaho iteka ryose. Iyo mbuto nimwe. Imana ni urukundo, nk'uko no muri Yohana 3 ijambo ry'Imana ribihamya. Imana ni urukundo. Ntabwo Imana byayikundiye ko urukundo rwayo ruhera mu magambo. Byasabye ko iyo Mana iseruka, nk'uko n'ibyanditswe bivuga. Imana yatumye umwana wayo. Uwo mwana umwakiriye, umwizeye, ahabwa ubugingo buhoraho.
icyo Imana yabujije Adamu na Eva bamaze gucumura ni ukutafata ku mbuto y'igiti ngo babeho iteka. Noneho Imana y'urukundo kugira ngo igaragaze urukundo rwayo yohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizeye wese ahabwe ubugingo buhoraho, arya iyo mbuto y'igiti cy'ubugingo bitume abaho iteka. Ariko hariya noneho Imana igiye kubabuza kugira ngo batafata kuri iyo mbuto. Ariko Imana igiye gukora n'iri jambo turimo kuganira. Mwene soma usoze. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Uwiteka bw'ishimwe n'icyubahiro bamaje kuyoboka umwanzi kubera kutumvira. Ubwiza bw'Imana bumaje kubavaho, Imana ibambika impu, yanga ko bakora barya ku mbuto y'igiti cy'ubugingo. Imana irabirukana ibavana mu ngobyi ya Edeni, ibavana mu ngobyi ya Edeni, ishyiraho uburinzi, abakerubi barinda kugira ngo umuntu atabasha kongera kugaruka inzira iganisha ku giti cy'ubugingo. Imana irayifunga. Naho ngaho tugaruka kuri iri jambo rivuga ngo byabaye ngombwa iyo Mana yafunze iyo nzira ariyo iza kuyifungura. Niyo mpamvu twasomye hano ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Edeni abantu bayishakishe kuri iyi si nayo babona, bayibona bayibona ahantu abakerubi barinda ni kuri iyi si. Igiti cy'ubugingo cyari igiti gisanzwe, ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Yesu Kristo ari we, Yesu Kristo ari we ahita anatangaza avuga ngo kugira ngo bamenye icyo giti, bamenye icyo giti cy'ubugingo. Icyo giti cy'ubugingo cyari ikihe? Yohana 15 uhita umenya icyo giti icyo ari cyo. Igiti cyari mu busitani bwa Edeni. Ni igiti kimeze gute? Yohana 15 ijambo ririsobanura. Mwene data nadusomere murongo wa 2 Yohana 15 kugira ngo umenye icyo giti cy'ubugingo ni ikihe. Dusomere mwene data. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Ngo ishami ku giti ni igiti gisanzwe, noneho we akaba ari we wigereranya n'icyo giti. Noneho Imana mu guseruka yaje kugira ngo aboneke amashami y'abantu bashamikiye kuri uwo. None arahita atangaza uwo ari we. Dusomere
none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, ngo mugume muri ngewe, ritagumye ku muzabibu. Yesu Kristo umuzabibu, Yesu Kristo igiti cy'ubugingo. Ntabwo cyari igiti gisanzwe. Niyo mpamvu ubona hano muri Yohana uko twabisomye, werega ni ngewe nzira, ni ngewe ukuri, ni ngewe ubugingo buhoraho. Yaje aseruka kugira ngo abe bamwizere, bahabwe ubugingo buhoraho, Imana ibafate babe amashami, ayo mashami atewe kuri uwo muzabibu. Impamvu bavuze umuzabibu ni ukugira ngo ubashe gusobanukirwa impamvu ari umuzabibu. Ntabwo ndi igiti cy'umwembe, ntabwo ndi igiti cy'avoka, ndi umuzabibu. Niyo mpamvu ubona hariya kugira ngo abantu basobanukirwe n'iryo jambo ry'Imana. Impamvu uyu Yesu yigereranwa n'umuzabibu, muri uwo umuzabibu usanzwe avamo vinyo, na Yesu nawe akigereranya n'umuzabibu. Niyo mpamvu ubona kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'aya magambo, Yesu Kristo, Imana, Yezu umuntu, Yezu umuntu, mu mitsi ye arimo amaraso atukura. Niyo mpamvu yerura akavuga ngo mwebwe abo niyegereje, tugomba kugera n'amasezerano, mukanywa amaraso yanjye, noneho tukagirana igihango. Niyo mpamvu ubona no kwegera ifunguro, ntabwo twegera ifunguro dusangira fanta, twegera ifunguro twese tunywa vinyo itukura igereranwa n'amaraso umwami yamenye ku bwacu. Ayo maraso yatumye ubwiyunge buboneka hagati y'abahemu n'Imana bahemukiye. Uwiteka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Ubwiyunge bwarabonetse, Imana yiyunga natwe, Imana muka jambo wozeho yiyunga natwe ari mu muntu. Kuki Imana yaserutse iri mu muntu ufite amaraso? Ni ukugira ngo ayo maraso ameneke, ubugingo bwitange, ubugingo butacumuye bwitangire abahemu. Noneho ubwo bugingo mu maraso ya Yesu, ijambo ry'Imana rikaba rivuga ngo hatabaye kumenwa amaraso nta mbabazi zaboneka. Kugira ngo Imana yakire abana be bashutswe, bisaba ko ibakira, kubera ko n'Imana ifite impuhwe nyinshi, ishaka kugira ikiheraho ibashe kwakira abe mu gihe bagarutse bayisanga bamanika amaboko bihana, ubwiyunge bukaboneka, bakisunga ayo maraso, imbabazi z'Imana zikabageraho,
imana ikabakira mu muryango, abakiriye mu muryango bakabanza bagasogongera ku mbabazi z'Imana. niyo mpamvu byabaye ngombwa ko Imana iseruka mu mubiri ikamena amaraso yayo kugira ngo imbabazi zituruke kuri iyo Mana abantu mu gihe bagarutse. Mu gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yiyunze natwe, Imana twahemukiye iraseruka kugira ngo yiyunge n'abahemu. Ibyo ntabwo bisanzwe mu buzima bw'abantu. Nuwahemutse wiyunga n'uwahemukiye, ariko noneho uwahemukiwe ariwe Mana niwe uje kwiyunga n'abahemu. ni ukubera iki? ni ukubera rya jambo twasomye hariya mu ntangiriro, ijambo rivuga ngo Imana ifunze, ishizeho abakerubi, ifunze inzira. noneho umuntu aramena urugo ajya kurya ku giti cy'ubugingo, uwafunze inzira niwe uza akayifungura. niyo mpamvu twasomye hariya muri Yohana ijambo ry'Imana rihamye rivuga ngo ni njyewe nzira, ni njyewe kuri, ni njyewe bugingo, nta muntu wajya kwa data. inzira ni njyewe ugomba kwifungura, amaraso akameneka, Imana ikabona aho ihera ibabarira abaje bayisanga. niyo mpamvu ku munsi wa Pentekote ijambo ry'Imana ryahise rihamye rivuga ngo uyu Yesu mwabambye ntabwo babambye Imana. Imana wayifata wowe ukayishyira ku giti? babambye Yesu muntu. mpamvu bisaba ko umwuka wera, niyo mpamvu Imana yatumye umwuka wayo, umwuka wera, kugira ngo avuge ibya Yesu Kristo. uwo mwuka naza ntabwo azaza avuga inkuru za Bibiliya, ni njye azahamiriza. munsi wa Pentekote Petero niwe wabashe gufata ijambo, Tomasi yari ahari, Yohana yari ahari n'abandi. Petero afata ijambo, uyu Yesu mwabambye, Yesu muntu. dusomere mwene data, dusomere Yesu muntu mwabambye, turabahamya Imana yamuzuye, ni muzima. Yohana igice cya ibyakozwe n'intumwa cya 2 murongo wa 22. Yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana, Yesu w'i Nazareti, wa muntu komeza. wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, uwo muntu Yesu muntu, Kristo Imana, Kristo Imana iseruka mu muntu. Yesu muntu mwabambye, ntabwo babambye Imana. Yumvikane neza, Mariya ntabwo yabyaye Imana, Mariya yabyaye Yesu muntu. si Imana yabambwe ku giti, ni Yesu muntu wabambwe ku giti. ubwo ni bwo butumwa bwiza. muri uwo muntu Yesu harimo amaraso yande y'Imana. kuki Imana aserutse mu mubiri? ni ukugira ngo Imana imena amaraso yayo
izaza ireba abayo munsi y'ayo maraso, ibababarire, ibakire umuryango. none nimara kubabarira, imaze kubakira, iyo Mana yabakiriye, abasogongeye ku mbabazi z'Imana, iyo Mana ize kubaturamo, ibayobore. niyo mpamvu dushimira Imana, nk'uko n'ijambo tumaze kuryumva, Yesu avuga ngo ni njyewe nzira, ni njyewe kuri, ni njyewe bugingo. Yesu ni inzira gute? ni ibyo turimo bavuga hariya mu byakozwe n'intumwa. Itorero ntabwo ryari kuboneka atabonetse icyo gitambo, ubwo bwiyunge, ubwiyunge hagati yacu n'Imana byaturutse mu kwitanga. uyu Yesu mwabambye, dusomere dusoreze naho ngaho n'ejo n'umunsi. uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, uwo muntu atanzwe nk'uko Imana yabigambiriye, uwo muntu ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. mwamubambishije, babamba Yesu, n'Imana yiyunga biciye mu gitambo. uwo muntu Yesu, niyo mpamvu ibyanditswe bisaba ko n'abize teolojiya duhura nabo, tukanaganira twifashishe iyi Bibiliya. umuhuza w'abantu n'Imana ntabwo ari Mariya. ibyanditswe birabihamya kuko twabisomye mu byakozwe n'intumwa, muri Timoteyo wa mbere igice cya 2. mwene dadusomera Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 2. dusoreze rero ngaho umurongo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 2. Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere, era ku murongo wa 2. ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. kuko hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe, umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. ntabwo bisobanutse? birasobanutse. hari Imana imwe, ari umuhuza umwe, Yesu muntu. impamvu bavuga ngo niwe muhuza ni ukwera iki? amaraso ya Yesu, ayo maraso aravuga, ubugingo bwa Yesu buravuga. nibyo bavuga hariya, ni umuhuza. ntabwo ari Mariya, ntabwo ari abatagatifu bagomba kuvuga abantu ngo babasabe babavugire. no, Yesu umuntu wabambwe, Imana iramuzura, amaraso arameneka, niwe muhuza. amaraso ye niyo amvugira, niyo akuvugira amanywa na nijoro. niyo mpamvu twasomye hariya mu Baebraniya ngo duhanga amaso uwo mukiza. amaraso ye ntago ameze nk'amaraso ya Abeli.
Eburaniya igice cya 12 dusohoreze naho ngaho dusomere. Hera umurongo wa 20 dusohoreze naho ngaho dusenge. Ejo no munsi kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicishe amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. Ahubwo mwegere umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho. Mwegereye ntabwo muzegera, twegereye umusozi Siyoni, niho iteraniro ry'abera riteranira ku isi. Abera bose intsinzi imaze kuboneka, twese Imana nubwo twicaye kuri izi ntebe, ariko abera iteraniro rifite aho ribera. Twegereye umusozi Siyoni. Komeza. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. Ahubwo mwegere umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye n'Imana. None nibyo tubagira. Imana ntago tuyihamagara iri kure. Naho ngo nahise mbabwira ngo nugusenga ngo data wa twese uri muri twebwe. Imana data turi kumwe nayo. Amen. Iri muri twebwe. Sibyo? Noneho naho ngaho ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu mu gihe yaje ntabwo yapfuye kuza, ni ukugira ngo afate abera be abashire hejuru, dukurikire Satani n'imyuka mibi, ariko turi hejuru. Niho iteraniro ry'Imana riba riri. Dusomere usoza. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye na Yesu. Nibyo twasohoye muri Timoteyo wa mbere igice cya 2. Ari umuhuza umwe hagati y'abantu, ari Imana imwe, ari n'umuhuza umwe. Noneho uwo Yesu twegereye yamenye amaraso. Ayo maraso ye niyo baza kuvuga ngo aravuga kurusha ayabera. Ubugingo bwa Yesu umukiranutsi buravugira, burakuvugira amanywa n'ijoro. Dusomere dusoze. Mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayaberi. Mwegereye n'amaraso, ni ukwisunga ayo maraso amanywa na nijoro. Ayo maraso aratuvugira, imbabazi z'Imana zikatuhoraho. Umwanzi mu nshingano ye araturega, ariko ibirego bye bifata ubusa, kubera ko ari umukiranutsi waserutse amena amaraso. Ubugingo bwe bukaba butuvugira amanywa na nijoro. Ibyo nibyo bavuga mu Byahishuwe cya 12 ngo bamutsindishije guhamya kwabo no kwisunga ayo maraso. Soma ugaruke ngo mwegere n'amaraso. Dupfundikire naho ngaho duhaguruke dusenge. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayaberi. Mwirinde avuga kurusha ayaberi. Amaraso ya Abeli yaravuze. Amaraso y'abantu. Niyo mpamvu kumena amaraso
y'umuntu ntukazaze ubikinisha. Amaraso aravuga, aratakamba, ntabwo wabikinisha ngo bizakugwe neza, ntabwo bikinisha. Amaraso ya Abeli yaravuze. Mu gihe Kayini yamwicaga amaraso akameneka, aya Abeli yaravuze. Kubera ko impamvu amaraso yabashe kuvuga yaravuze. Noneho amaraso aravuga, ubugingo nibwo buvuga. Barandenganije, wa mana we, ni wowe wamishuriye ngo ngiye gutanga igitambo, noneho uyu nguyu Kayini we atanga imbuto, ariko ngewe wamishuriye natanze, nabashe kumena amaraso, noneho n'amaraso yanjye aramenetse, ndi inzira karengane. Noneho na Yezu nawe nta kibi yakoze, ariko yaje kugira ngo amaraso ye noneho ameneke, ubugingo bwe buzaze buvugira abera kuva itorero no kuri iyi si. Ayo maraso kugeza amagingo aya avugira abo Imana yabashe kwakira mu muryango amahoro. Bene data, mureke nsohoreze naho ngaho. Bashiki banjye, nta muntu ugomba kuntunga agatoki, nta muntu ugomba kugutunga agatoki. Dufitanye amahoro n'Imana. Birasobanutse. Dufite amahoro n'Imana. Ntabwo ari amahoro y'iyi si, ni amahoro mu mutima. Uwiteka aduhana umugisha. Ni amahoro, dufite amahoro n'Imana. Ari amaraso atuvugira amanywa na nijoro. Uzaza uyisunga mu gihe upfukamye, ntibuvuga ngo ntago nkwiriye, mwami undebere munsi y'ayo maraso. Ijwi ni iryanjye ngewe Tomasi, ijwi ni iryanjye ngewe Nkusi, ariko undebere munsi y'ayo maraso. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro, Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Nukazaza ujya imbere y'Imana n'ubwiyemezi. Imana irakwirukana. Ikimana yumva, munyumve neza, soreze naho ngaho. Imana yumva ijwi ry'ubugingo bw'uwitanze ku bwacu. Duhaguruke. Nuko nk'uko iby'agakiza bimeze. Utazaza ujya imbere y'Imana ubwiyemezi bwinshi ngo njye maze igihe mu butumwa, yewe ndi naka. Ikimana yumva, yongera bisobanuke neza, n'ijwi ry'ubugingo bw'uwitanze yitangira abagome. Noneho niyo mpamvu ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa. Umanitse amaboko agashyira amaboko hejuru, Imana iramwakira. Sadirike yemeye ubwo bwiyunge. Uwanze ubwo bwiyunge, Imana ntabwo yiyunze nawe. Witeka aduhana umugisha. Twaramanitse amaboko, Imana iratwakira mu muryango wayo. Imbabazi z'Imana ziduhoreho amanywa na nijoro. Nta muntu ushobora kutunga agatoki uw'Imana yakiriye ikanamubarira. Imbabazi z'Imana, uwo Imana yababariye, imbabazi z'Imana zizamuhoraho kugeza n'igihe umwami azagarukira. Amaraso yawe Mwami araducungura, tukaba turi imbere yawe twisunza ayo maraso wamenye ku bwacu. Ubugingo bwawe nibukomeze butuvugire. Umwanzi ntakabuze atugendaho amanywa na nijoro akaba turega, ariko tumanitse amaboko imbere yawe tukwisunga. Imbabazi zawe zihorane natwe. Ukomeze wumve ijwi
ry'ubugingo bwaduserukiye butuvugire amanywa na nijoro. nta n'umwe ukwiriye, twese uko tumeze uratuzi, uradusobanukiwe. mwami, uturebere munsi y'amaraso, wowe wafunguye inzira, wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. mwami, ni wowe tugaruriye ishimwe, icyubahiro, ikuzo n'abamarayika. mwami, ni wowe bagarurira ishimwe n'icyubahiro. dufatanyije nabo kukugarurira ishimwe n'icyubahiro. ukwiriye ishimwe, ukwiriye icyubahiro, ukwiriye ikuzo. mwami, mweretse bene data, mweretse bashiki banjye, mweretse itorero ryawe, mweretse abagaragu bawe. mwami, intambwe urimo kuduteza ni intambwe idasubirwaho. udushoboze mwami, kukwitegura kugaruka kwawe kuregereje. n'ejo ni iteraniro, uzadushoboze. na bene data batabashe kuza hano ubashoboze. ejo tuzahurire ku meza yawe, uduha ifunguro ritunga umuntu w'imbere. ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. amahoro y'umwami aruta ubwenge bwo aribwo bwose atahane natwe. Sony, a do fashion.
isi